muhawe ikaze ku nyigisho yacu nshya, inyigisho y'uyu munsi cyangwa se iki cyumweru tuzagenda twigaho iri mu bice bitandatu cyangwa se mu byiciro bitandatu, ariko umunsi ku munsi tugenda dusobanura cyangwa se twiga ku ngingo imwe. Hanyuma turahera ku ngingo ya mbere, ariko nababwiye yuko dufite ingingo esheshatu. Hanyuma n'amagambo akubiye mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice bitandatu. Turahera ku murongo wa 10 kugeza ku wa 14, ndetse heading cyangwa se umutwe w'amagambo aho ubuvuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ndetse ayo magambo niyo turi buze kugenda izo ntwaro z'Imana tuzagenda dusobanura imwe kuri imwe, tugende tureba ese izo ntwaro esheshatu Pawulo yabagaragarije intwaro esheshatu bo kuzitwara. Ese mu Kristo hari muri Efeso yagombaga gutwara intwaro gute? Ese twebwe bitwigisha iki muri uyu munsi wa none, igihe abakristo b'iki gihe twebwe izo ntwaro z'umwuka wera cyangwa se zo gutwara izo ntwaro z'umwuka ku rugamba, kubera yuko yarabandikira avuga ngo kudakirana n'ibifite umubiri ndetse n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka, niyo mpamvu natwe tugomba kubarwanisha imyuka. Haleluya. Mbahaye ikaze rero uyu munsi ni inyigisho ya mbere turi buze kwiga, ariko ikubiye mu butumwa Pawulo yabandikiye mu rugo rwandiko mu bice bitandatu umurongo waho wa 14, aho havugaga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ariko twebwe turibanda cyane, nababwiye yuko turize kugenda twibanda buri ngingo nyangingo, turibanda ku kuri. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Tugiye kwiga ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo gukenyera ukuri, intwaro y'umukristo mu rugamba rw'umwuka. Gukenyera ukuri, intwaro y'umukristo mu rugamba rw'umwuka. Ese umukristo akeneye gukenyera ukuri gute? Ese ukuri ni iki? Ese ubundi ukuri ni iki? Ese mu buzima busanzwe dusanzwe tubwira ngo umuntu mbwiza ukuri. Are you telling me the truth? Urambwira ukuri? Ese ni ukuri? Mu cyongereza tubyita truth. Ni ukuri koko? Ni ukuri. Ukamubwira n'undi nawe yarahira akavuga ati ni ukuri kw'Imana ndarahiye. Ese uko kuri tuvuga ni guki? Ukuri niko turize kuvuga. Gukenyera ukuri byashakaga kuvuga iki? Gukenyera byo ni iki? Ayo magambo niyo tugiye kuganiraho. Hanyuma inyigisho yacu ndakeka turi buze gusoza twasobanukiwe. Ese ukuri ni iki? Ukuri ku mukristo kumariye iki? Ese Kristo atumariye iki? Ese ukuri guhuriyehe na Kristo? Ukuri guhuriyehe n'ijambo ry'Imana? Ukuri guhuriyehe n'ibiriho byo mu isaha ngaha? Ibyo ngibyo nibyo turize kuganiraho. Mbahaye ikaze rero kugira ngo Mwuka Wera atushoboze kandi namwe abashoboze kubyumva, ndetse abashoboze no kubyumva kugira ngo twese tubashe kubimenya. Reka dutangire dusoma amagambo turi buze gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso ibice bitandatu umurongo turahera ku wa 10 dusite ku wa 14. Haranditswe ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwishi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera mu minsi mibi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Reka ngiyewe mvuge kuri aya magambo turi buze gusanga kuri murongo wa 14 handitse ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Naho ngaho turi buze kugaragariza. Naho ngaho ukuri ni iki? Gukenyera ukuri. Hano Pawulo yararimo babwira ese ubundi umuntu akenyera ryari? Mu buzima busanzwe umuntu abasha gukenyera kugira ngo umwenda yambaye umufate. Umuntu akenyera kugira ngo ashyiramo umukandara, ashyiramo belt kugira ngo umwenda yambaye umufate. Naba ari kwirukanga cyangwa se naba ari kugenda uwo mwenda utaza kugwa. Hanyuma rero nk'umusirikare ku rugamba ukeneye gukenyera ukambara imyenda igukwiriye kugira ngo nuza kugenda rwose, nuza kugenda ya myenda wambaye itaza kugusigara, bigatuma umwanzi agufata. Haleluya. Hanyuma rero hano Pawulo yandikiye itorero rya Efeso arihugura nko kugira ngo bazabashe gukenyera ukuri. Gukenyera ukuri ni iki? Yohana yabivuze neza mu bice 8 umurongo wa 31-32, ubwo yabwiraga ngo Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura.
Haleluya. Wakibaza ngo hano Yohana yabyanditse gute? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 18 umurongo wa 31 isa ku 32. Yabwiraga Abayuda bitaga yuko ari bene Paulo, bitaga ko ari bene Abraham. Arababwira ati ni Kristo yababwiraga, ariko aravuga ati Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ikintu Kristo yabasabaga no kuguma mu ijambo rye, hanyuma bakaba bigisha nyakuri. Nuko arangije ku 32 arababwira ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Hano hakomeje discussion, ntago nashatse kuyinjiramo. Bamubaza ngo ese nukubera iki ari kutubwira ngo ukuri kuzatubatura kandi twege turi bene Abraham? Nyamara nawe hasi arabwira ati muri abana ba Satani, kubera yuko abakora ibyaha bose ari aba Satani. Kandi ibyo bintu ntabwo ndibuze kubisoma, ariko ibyo bintu yakomeje kubabwira. Aravuga ati ntago uwo Abraham muvuga ari we mumuzi, kubera ko isomo mumuzi mukora ibyo ashaka cyangwa se ibyo nawe yakoraga. Hano rero ndashaka kuvuga ku ijambo bita ukuri. Hano ukuri Kristo yakuvuze niki? Namwe muzamenya ukuri, cyangwa se namwe muzamenya ukuri, cyangwa se muzamenya Kristo, kandi Kristo niwe uzabatura. Yesu nashimwe. Nimwemera amagambo ye mukaguma mu magambo ye muzamenya ukuri, cyangwa se muzamenya Kristo, kandi Kristo niwe uzabatura. Yesu nashimwe. Hano Yohana yabyanditse agaragaza yuko Kristo ari we ukuri. Tugendeye nanone amagambo nanone Yohana yanditse mu bice 14 byiwe umurongo wa 5 yarangije arasobanura, arangiza aravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Nta kundi kuri dukeneye gukenyera muri iyi minsi, nta umukristo muri iyi minsi nta kundi kuri akeneye gukenyera, nta wundi bereti cyangwa se nta wundi mukandara akeneye gukenyera uretse umukandara wa Kristo. Uretse Kristo ni ukeneye gukenyera Kristo kugira ngo abashe kukuyobora mu byo ukora byose, kuko we yaratwibwire ngo ninjye nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. Ndetse yongeraho ijambo aravuga ngo ndetse nta ujya kwa data ntamujyanye. Ukuri ni iki? Gutwara intwaro zose z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana, mwibuke amagambo turimo turavuga ngo gukenyera ukuri, intwaro y'umukristo mu rugamba rw'umwuka. Mu bice 6:12 hano Paulo yarabandikira arababwira ngo yandikira Efeso arababwira ngo kuko dukirana n'ibifite umubiri ndetse n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka. Haleluya. Niyo mpamvu natwe tugomba kubarwanya mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu dukwiye kurwana dukoresheje intwaro zose z'umwuka. Ntabwo dukoresha intwaro zose zo tugenda tugacurisha hano hanze, ntabwo turi buze kugenda tugakora bombe zikomeye hano hanze, ahubwo turimo turarwana n'imyuka. Tugomba kubarwanisha imyuka. Imana ishimwe. Gukenyera ukuri nk'intwaro y'umukristo mu rugamba rw'umwuka. Imana ishimwe. Hano rero Paulo yabandikira abwira ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Mukenyere Kristo, kubera kwiziritse kuri Kristo ajya abasha kubana nawe. Wiziritse kuri Kristo ajya abasha kumugenderera. Wiziritse kuri Kristo ajya abasha kubana nawe ahagiye hose. Wiziritse kuri Kristo abana nawe mu buryo bwari bwo bwose. Amen. Yesu nashimwe. Ayo magambo niyo tugiye kuganiraho. Iyo ni inyigisho yacu ya mbere. Ese iyi ntwaro y'ukuri cyangwa se Paulo yabwiye iri toro rya Efeso bagombaga gukenyera. Uko kuri ni ukuhe? Ese ukuri kugaragara mu bihe byiciro? Ukuri tugendeye kuri Bibiliya, ukuri ni iki? Kugaragara nk'iki? Tugendeye mu magambo dusanga muri Yohani ibice, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani ibice 14 umurongo wa 6, ukuri ni Yesu Krito. Yarabandikira arababwira ngo ninjye nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. Ikiyongeyeho nta ubasha kujya kwa data ntamujyanye. Ibyo bintu bitugaragariza ko Kristo ari we kuri.
ushatse kuvuga iki nshuti bavandimwe? Kristo niwe kuri. Kristo nimba ari we kuri rero niwe dukwiriye gukenyera muri iki gihe. Muri iki gihe turimo turarwana n'imyijima, muri iki gihe turimo turarwana n'imyuka itagaragara, muri iki gihe turimo turarwana n'ibifite n'ibidafite amaraso, n'ibidafite umubiri, n'imyuka iyobora iki kirere. Muri iki gihe turimo turayobora turarwana n'imyuka irimo irafata bene data barahangaha ikabashyira mu byaha. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Yakobo ngo murwanye Satani ndetse n'abazabahunga. Ariko tuzamurwanya gute? Satani ntago afatika nshuti bavandimwe. Satani ari intangible. Satan is unviolable. Ntago agaragara with using our naked eyes. Dukoresha amaso yacu ntago tumubona, ariko nyamara mu maso y'umwuka ndetse n'ibyo agenda kwera bene data tubasha kumubona, kubera yuko Satani araturwanya. Nicyo kintu cyamuzanye, yaje kurwanya abizera Kristo, yaje kurwanya abizera. Mwibuke neza Yobu, Satani yareze Yobu, baramubaje Imana yaramubaje se Satani uvuye he? Mvuye kuzerera mu isi no kuyibunga, mvuye kubunga mu isi ndetse no kwizezereramo. Imana yamubaze se wabonye umugaragu wanjye Yobu kuntu akiranukiye Imana, kuntu agendera mu nzira z'Imana? Nanjye aramubwira ati ntabwo ubizi. Atangira kumurega. Nta kindi cyazanye Satani uretse kwica, kwiba ndetse no kurimbura nshuti muvandimwe. Nta kindi cyazanye uwo Satani uretse kwiba ndetse kwica no kurimbura. Amen. Nkuko rero twatangiye tubivuga muri Yohani ibice 8 umurongo wa 44, twakomeje kumva cya kiganiro cyawe hagati y'Abayuda bemeye Kristo ndetse na Kristo, ubwo yababwiraga ati ninjye kuri kandi haleluya. Ijambo ry'Imana nkuko ryatubwiye ngo Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma muri njye, nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yakomeje discussion bageze ku murongo wa 34 w'ibyo bice 8, bavuga amagambo akomeye cyane, ngiye kubasomera. Bavuga amagambo akomeye. Yesu ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo mukomoka kuri so Satani kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Haleluya. Batubwiye hano ko Satani ari se w'ibinyoma, ukuri ntago kuba muri we kuko ukuri ntako agira, ni se w'ibinyoma. Hanyuma rero yababwiye ati mwebwe mw'Abayuda mwe mukomoka kuri so Satani, nta murabeshyera Abraham, ntago mukomoka kuri Abraham kuko Abraham yakenyeraga ukuri. Ati yifuje kuzambona kera, ariko baramubaza ati uwo muntu uri kuvuga nimba udafite imyaka 50, ni gute ushatse kuvuga ngo data Abraham uramuzi, sokuruza wacu uramuzi, kandi nyamara udafite n'imyaka 50? Ariko nyamara nababwira amagambo meza, arababwira ngo nyamara Abraham atari yaza nari mpari. Yohana we yarabyanditse igice cya 1 umurongo wa 1, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ndetse ngo jambo yari Imana, ndetse ngo nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Bishatse kuvuga ko Kristo mbere yuko Abraham yoherezwa, mbere yuko Abraham avuka, Kristo we yarahari. Mbere yuko Abraham ahabwa inshingano, mbere yuko Abraham aza akazabwirwa ko azaba sekuruza w'amahanga, Yesu we yarahari. Yesu ashimwe. Turimo turavuga gukuri, turimo turacyavuga kukuri ngo muzaba abagabo bo kumpamya Yudaya hose ni Samari. Uwo mwuka wera nabamanukira, uwo mwuka wera niko kuri turimo turavuga ni Kristo. Nta wundi dukeneye nta wundi muri iyi minsi dukeneye kwihambiriza mu nda, nta wundi dukeneye kwikenyeza uretse Kristo umwami w'abami, uretse Kristo watsinze urupfu ndetse na Satani, uretse Kristo watsinze ibinyoma byose bamucingaga, yemeye kubambwa ku musaraba kugira ngo adukize. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo ntwaro rero Pawulo arimo aravuga mu bice 14 niyo ya mbere mu ntwaro zose z'umwuka bavuze umukristo agomba kwambara, cyangwa se mu ntwaro zose umukristo agomba kwambara. Yabanje kubabwira intwaro y'ukuri, gukenyera ukuri. Umukandara wawe ukawugira ukuri, umukandara wawe ukaba Kristo, ugakenyera kuri Kristo, ukamwizirikaho. Haleluya.
ijambo ry'Imana rero tumaze kubona ko Yesu Krito niwe kuri, Yesu Krito niwe kuri, uko tubisanze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 6 tubonye ko Yesu Krito ari we kuri. Ese ukuri ubundi Bibiliya ibivuga iki ahandi handi? Muri Bibiliya nanone kandi tugendeye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 17 kandi nanone handitswe ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ndasubiramo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nta kundi kuri dufite, nta kundi kuri uretse ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukuri dufite muri iyi minsi ni ijambo ry'Imana. Umuntu mwegeze yavuga ngo ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana. Ukuri kutavangiye ni ijambo ry'Imana. Ibyahumetswe n'Imana niko kuri kutavangiye. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Nguzi gukora icyiza nta gikore bimubera icyaha. Iyo umaze kumenya ko icyo kintu ari ukuri, ukamenya ko icyo kintu koko ari ukuri, gukora icyiza sugikore bikakubera icyaha. Haleluya. Ubanza kumenya ese uku kuri nimo ndagenderamo nukuhe? Ese Krito ko ari we kuri kuzima, ko ari we kuri kuzima dukwiriye kwikenyeza, bimeze bite? Ndimo ndagendera kuri Krito cyangwa ndimo ndagendera kuri Krito? Yesu nashimwe. Mutumye mvuga kuri aya magambo. Hari ukugendera muri Krito ndetse no kugendera kuri Krito. Hari abantu muri iyi minsi turi kuri Krito ariko tutari muri Krito. Dukeneye kuba muri Krito, hanyuma Krito akatubera umukandara, hanyuma Krito akatubera ukuri, hanyuma Krito akatushoreramo imizi, hanyuma Krito akabasha mu izina rya Yesu, hanyuma Krito akabasha kudukoresha iby'ubutwari. Amen. Amen. Dukeneye Krito, dukeneye ukuri muri iyi minsi kugira ngo kutubature. Yabwiye Abayuda arababwira ngo ukuri muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nitumara kumenya Krito, Krito azatubatura. Nitumara kumenya Krito tukamwikenyeza, Krito azatubatura. Azaturwanira intambara, kuko mu nshuti bavandimwe yadusigiye mwuka wera, kandi angana ugutwara uburyo bwose bw'Imana, ni gutwara intwaro zose z'Imana, ni intwaro turwanisha imyuka, turwana n'imyuka itagaragara, turwana n'imyuka itegeka iki kirere, tukarwana n'imyuka itegeka iki kirere cyangwa se isi y'umwijima. Imyuka rero tugomba kuyirwanisha undi mwuka, umwuka urwanya undi mwuka, umubiri ukarwanya undi mubiri. Imana ishimwe. Ukuri ni Krito. Ukuri ni Krito kubera ko nitwizera uwamutumye, nitwizera uwamutumye niwo murimo ukomeye, nitwizera uwo yatumye niwo murimo ukomeye. Niko yababwiye Yohana. Ndamukunda cyane, yagiye andika amagambo meza nkamukunda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana narabukunze kubera ko avuga amagambo meza akamanuka Krito, nkumva ndamukunze cyane. Aravuga ngo nimwizera uwantumye, mukizera umwana wayo, muzabasha ngo hanyuma muzansabe icyo mushaka, muzasabe. Haleluya. Angera avuga ngo muhagaze ku rugi ndakomanga, umpereze ikaze, nzinjira muri we kandi nzabana nawe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana tumaze kubona ko ariko kuri gukomeye. Ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana. Nshuti muvandimwe, dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana. Nta mukristo udakenyeye ijambo ry'Imana, nta mukristo udasoma ijambo ry'Imana, nta mukristo udafite inyota y'ijambo ry'Imana. Ntazamenye kubwo nta bukristo buriho. Uzaba wicaye kuri Krito, uzaba uhagaze kuri Krito, ako ntabwo uzaba uri wicaye muri Krito. Dukeneye kwicara muri Krito, dukeneye kwicara muri Krito kubera ko ijambo ry'Imana nibwo buzima, ijambo ry'Imana niryo byo kurya. Haleluya. Ijambo ry'Imana yabivuze ngo iki? Gutegeka kwa kabiri Mose yarababwiye ngo haleluya, mu gutegeka kwa kabiri yabwiye Abisirayeli ababwira ngo umuntu ntagatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Haleluya. Umuntu ntagajya atungwa n'imitsima gusa,
ahubwo ajya abasha gutungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Satani yasubijwe ngo iki na Yesu. Yesu yaramubwiye ngo umunsi yari ari kumugerageza akamuhereza ibuye akamubwira ngo narihindura umutsima. Yesu yakoresheje ijambo arangira avuga ngo kuko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo ajya abasha gutungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Imana yabashije gutunga Abisiraheli ibatungisha amano, kwari ukugira ngo bamenye yuko Imana ntagatungwa cyangwa se umuntu ntagatungwa n'imitsima gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ryabasha kudutunga mu gihe gikwiye ndetse n'ikidakwiye. Bigenda gute iyo umuntu ashonje? Abantu basaza cyangwa se abantu abamaze gukuramo hari igihe bafata umugozi cyangwa se bagafata bamwita umweko bakihambira mu nda, kugira ngo mu nda hakomere. Haleluya. Kugira ngo mu nda hakomere bagafata umugozi bagahambira mu nda. Kuki abagabo bafata ipantaro bakayitebeza, bafata gutebeza bagashyiraho ipantaro ndetse n'ishati, urangiza bagafata umukandara bagashyira, ni ukugira ngo ya pantaro itaza kugwa. Haleluya. Natwe dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana kugira ngo tutagwa mu bishuko bya Satani. Dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana kugira ngo tutagwa muri wa mwijima. Dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana kugira ngo tutagwa muri wa mwijima. Dukeneye gukenyera Kristo kugira ngo turwanire intambara, kuko ni umutsinzi kandi ni umuneshi, kuko ni umutsinzi kandi yaranesheje. Dukeneye gukenyera ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu Krito ashimwe, Yesu Krito ashimwe, kandi Yesu Krito akomeze guhimbazwa. Dukeneye gukenera ijambo ry'Imana, dukeneye gukenyera ukuri ariko jambo ry'Imana. Dukeneye gukenyera ukuri ari we Kristo wabambwe ku musaraba kubera njyewe ndetse nawe. Yesu Krito nashimwe. Ijambo ry'Imana, ukuri ni ijambo ry'Imana. Uberesha ukuri kuko ijambo ryawe ni ukuri. Yesu nashimwe. Uberesha ukuri kuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ese ijambo ry'Imana ni imibereho inshuti Kristo. Ukuri ni imibereho yacu. Amen. Ukuri bashaka kuvuga hano nukuhe? Dusomye mu Befeso igitabo nanone Paulo yandikiye itoro ry'Efeso ibice 4:25 handitswe ngo nuko rero ni mureke ibinyoma, buri muntu avugana ukuri n'umuturanyi we kuko turi ingingo z'umubiri umwe. Amen. Nuko rero ni mureke ibinyoma, buri muntu avugana ukuri n'umuturanyi we kuko turi ingingo z'umubiri umwe. Mana ishimwe. Abana b'Imana bagomba kwirinda ibinyoma no kubaho bavuga ukuri kuko turi umwe muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iki? Ngo twahinduranwa abazima na Kristo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iki? Nanone tubwira ngo kuko bakoze ibyaha ntibasha gushikira ubwiza bw'Imana. Iyo utari muri Kristo, ngo Kristo abashe ari bukenyera kugira ngo ari we ubamo, kugira ngo ari we wikomezaho, ubasha gukora ibyaha hanyuma subashe kwegera ubwiza bw'Imana, subashe kwegera ahera h'Imana. Ijambo ry'Imana byaratubwira mu Abalewi iyo wajyaga gutamba uri umutambyi mukuru ukagenda hari icyaha ufite wapfiragayo. Ndakubwiye ibintu tugomba gukenyera ukuri, ariko Kristo ari rwo jambo ry'Imana, ariyo mibereho y'umukristo kugira ngo tudatsindwa n'ibishuko bya Satani, kugira ngo tudatsindwa n'ibyanzi, kugira ngo tudatsindwa n'umwanzi Satani. Haleluya. Haleluya. Gukenyera ukuri rero mushiti muvandimwe bivuze kwambara imico y'Imana y'ukuri, kwitegura kurwana na Satani uturwana beshya ndetse no kubaho mu mucyo aho turi hose. Yesu nashimwe. Satani ahora turasa imyambi, ariko iyo twikomeje kuri kwa kuri Yesu Krito nashimye, iyo twikomeze kuri kwa kuri tujya tubasha gutsinda ibi tugerageza, tujya tubasha kurwanya izo myuka itagaragara, tujya tubasha kurwanya iyo myuka yose itagaragara kubera ko hari ukuri twikomejeho ariko Kristo. Ni ukuri tugomba gukenyera muri iyi minsi. Ibihe ni ibyanyuma aho bikomeye, ariko dukeneye gukenyera ukuri kugira ngo Kristo ari utubatura, kugira ngo tuzabaturwe n'ukuri kwa nyako ariko Kristo, kugira ngo ijambo ry'Imana kuko ari ukuri, ijambo ry'Imana niko kuri, kandi ijambo ry'Imana niko kuri kuzuye.
Yesu nashimwe. Dukeneye kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo tudatsindwa n'ibishuko bya Satani. Ikintu intwari Satani yarashaka guteza cyangwa se intwaro Satani yakoresheje arimo agambana cyangwa se ashaka kugerageza Yesu, yakoresheje ijambo ry'Imana ngo ko handitswe ngo izakuramira, ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire. Ngaho ijugunye uve ku rw'urusengero hanyuma ugwe hasi. Haleluya. Satani nakoresha ijambo ry'Imana aragenda. Satani ajya abasha gukoresha ijambo ry'Imana ariko agasanga hari ijambo ry'Imana natwe twabitse mu mutima. Nuko Yesu avuga ijambo rikomeye, arabwira ngo kuko handitswe ngo nukagerageza Uwiteka Imana yawe. Yesu nashimwe. Nukagerageza Uwiteka Imana yawe nkuko handitswe ngo nukagerageza Uwiteka Imana yawe. Nyamara yarabanje kumbwira nkuko handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Sunashimwe. Tugomba kugira ijambo ry'Imana muri twebwe. Ijambo ry'Imana rikaba ubuzima. Ijambo ry'Imana rikaba ubuzima. Ijambo ry'Imana rikaba ubuzima. Ariko kuri kuzuye. Ariko kuri kuzuye ndetse ariko kuri kuduhamiriza. Ariko kuri kuduhamiriza. Amen. Amen. Tukambara Kristo nk'umukandara. Tukambara Kristo nka bereti. Tukambara Kristo nk'umukandara utuyobora. Yesu nashimwe. Ese ukuri kwaba kumaze iki mu buzima? Ese uko kuri impamvu kuri ari intwari ikomeye? Nukubera iki ukuri ari intwari ikomeye? Nukubera iki ukuri ari intwari ukomeye? Haleluya. Tugendeye ku magambo nanone nababwiye ngo turakoresha amagambo dusanga muri Bibiliya. Tugendeye ku magambo dusanga mu Bibiliya, twagisomye icyo gice mu bice ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8:32 haranditswe ngo handitswe amagambo avuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Haleluya. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ukuri kuturinda ububata bw'ibyaha, ubwoba ndetse n'ikinyoma. Amen. Iyo ufite ukuri nta cyaha kubera ko uba wikenyeye kuri Kristo. Uba wikenyeye kuri Kristo. Kristo ni ubukenye. Tuba twubatse ku rutare ruzima. Urutare rutajya tuba twubatse kuri fondation. Tuba dufite fondation nziza ariyo Kristo. Hanyuma tukikenyeza ukuri. Tukikenyeza ukuri nta cyaha, ntabwo ndetse nta n'ikinyoma. Ntabwo bwo gutinya umwanzi kubera ko dufite intwari ikomeye. Dufite intwari ikomeye kandi dufite umuneshi ariwe Kristo. Dufite intwari ikomeye kandi ikinyoma si kiba muri we kubera ko twabonye ko Satani ari we se w'ibinyoma. Satani ni we se w'ibinyoma kandi ukuri ni kuba muri we. Nta kinyoma tugomba guhura nacyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwamaze kwakira Kristo mu bugingo bwiwe akamubuturo muri we ajya abasha guhinduka icyaremwe gishya. Yesu nashimwe. Niko Paulo yabyanditse mu Bakorino, yandikiye itorero ry'i Korinto, araribwira ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ngo nukuri bya kera biba bishize ngo biba birangiye. Mwami Yesu nashimwe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishyashya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Ndagusaba kwikomeza kuri Kristo hanyuma duhinduke icyaremwe gishya. Hanyuma twongere duhinduke icyaremwe gishya. Yesu nashimwe. Hanyuma duhinduke icyaremwe gishya. Ukuri kurabohora. Ukuri kutubohore. Ukuri kutubohora ingoyi z'umwanzi zose zari zituriho. Kutubohora ingoyi zose Satani yadutegeragamo. Kutubohora ibintu byose Satani yatuboheragamo. Ahubwo twikomeze Kristo nk'umwami ukomeye. Twikomeze kuri Kristo nk'umwami ukomeye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kuri kudutandukanya n'iby'isi. Haleluya. Kuri kudutandukanya n'isi. Kuri kudutandukanya n'isi inshuti muvandimwe. Yesu Krito yaratubwiye ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Yesu nashimwe. Niko yabyanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5:14 ngo muri umucyo w'isi. Wari uzi ko uri umucyo w'isi? Wari uzi ko uri umucyo w'isi wa Mukristo? Uri umucyo w'isi, uri umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira habe na gato. Yesu nashimwe. Ntubasha kwihishira habe na gato. Muribuka Petero bamubaza ngo Petero, ngo uyu mugabo nawe yari kumwe na Yesu, yari ihakanye aravuga ati reka uyu muntu ntago muzi. Ariko nyamara abantu banjye baravuga ati ndetse no kuntu uvuga imvugo yawe yonyine iragaragaza kuri mwene wawe, iragaragaza yuko hari ahantu muziranye.
umukristo wa nyawe ntajya abasha kwihishira kubera ko imbuto ziwe, ukuntu agenda, ukuntu avuga, ukuntu aganira, ukuntu abana n'abandi muri sosiyete, byo byonyine biramugaragaza. Sunashimwe ukuri kudutandukanya n'iby'isi. Turi umucyo w'isi nshuti bavani, turi umucyo w'isi umurikira aba bandi bari kugendera mu mwijima, umurikira aba bandi bakeneye umucyo, aba bandi bakeneye guca ahari kwaka. Turi umucyo w'isi, turi umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi, ntabwo ujya ubasha kwishira habe na gato. Nta muntu uri muri Kristo Yesu, nta muntu wiziritse kuri Kristo Yesu, nta muntu ufite ukuri muri we, nta muntu ufite Kristo muri we ujya ubasha kwishira habe na gato. Manishi imbuto zawe zirakwerekana, imbuto zawe zirakugaragaza. Petero Imana isi imugaragaza, mubwira ati nyamara no kuntu uri kuvuga biragaragaza yuko hari ahantu muziranye. Nyamara yaragerageje kumwihakana, ariko ukuri konyine kwaramugaragaje. Ijambo ry'Imana yiziritseho, ukuri kwari kumurimo kubasha kumugaragara. Yesu nashimwe. Ukuri kutugira inyangamugayo. Yesu nashimwe. Ukuri kutugira inyangamugayo. Ukuri kutugira inyangamugayo. Wari uzi ko iyo uri muri Kristo Yesu ugendera mu byo ukwiriye? Wari uzi ko iyo uri muri Kristo Yesu utajya ubasha kubeshya? Wari uzi yuko iyo ufite ukuri muri wowe utabasha kubeshya mugenzi wawe? Wari uzi ko iyo ufite ukuri muri wowe utabasha kunyanganya? Yesu nashimwe. Ukuri kutugira inyangamugayo. Iyo uhisemo ukuri uba umuntu wizerwa imbere y'abantu ndetse n'Imana. Imana ikorana nawe n'inyangamugayo. Yesu nashimwe. Iyo ufite ukuri Imana ijya ibasha gukorana nawe ikakubitsa amabanga. Iyo ufite ukuri muri wowe Imana ijya ibasha kuguhishurira ibiri imbere undi ikakubitsa amabanga, kubera ko izi yuko utari injajwa. Ufite ukuri ntacyo uzongeraho, nta n'icyo uzagabanyaho. Imana ijya ibasha. Dawidi hano mu bice 15 bya Zaburi 1:2 yabazaga Imana, yabazaga ese ngo ninde? Dawidi yaravugaga umuntu uzatura mu ihema ry'Imana ninde? Yabazaga ese ninde uzatura mu ihema ry'Imana? Ninde uzatura ahantu hera hawe? Mana, ninde uzatura mu buturo bwiza bwawe? Ninde uzatura mu gihugu cyo mu ijuru twasezeranyijwe? Arangije aravuga ngo nta wundi nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko umutima we bimeze. Amen. Nukora ibitunganye, ukagendera mu bitunganye, agakora ibitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko mu mutima we bimeze. Yesu nashimwe. Uwo niwe uzatura mu ihema ry'Imana. Uwo niwe uzatura mu gihugu twasezeranyijwe. Uwo niwe uzatura i Kanani. Yesu nashimwe. Uwo niwe uzatura mu gihugu cy'isezerano. Nta wundi, ni uwo nguwo ukora ibitunganye. Yesu nashimwe nshuti bavandimwe. Hanyuma rero ukuri kutugira inyangamugayo nibyo twari turimo dusobanura hano muri Zaburi ibice 15:2. Dawidi arimo abaza ngo ninde uzatura mu nzu y'Imana? Nta wundi, ni wa wundi ufite ukuri muri we, ni wa wundi wiziritse kuri Kristo muri we, ni wa wundi uri muri Kristo utari kuri Kristo, ni wa wundi urimo neza utari kuri Kristo. Ntago ari hejuru ahubwo ari inside in Jesus Christ. Yesu ari muri we. Haleluya. Ubu ni uzabasha gutura mu ihema ry'Imana. Ubu bazabasha gutura mu ihema ry'Imana. Wakibaza ngo nk'umukristo ni gute wakakira ukuri? Ese ni gute dukeneye ukuri? Turagukeneye muri iyi minsi nk'intwari ikomeye y'umukristo mu rugamba rwo kurwanya imbaraga z'umwuka. Ese ni gute umukristo, cyangwa se ni gute dukeneye, ese ni hehe umukristo yakura izo mbaraga? Yohana yarabyanditse nanone kandi kwakira Yesu Krito nk'umwami n'umukiza ni ingingo ya mbere. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu Krito aduhana umugisha. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ni intambwe ikomeye kandi ya mbere yo kwambara ukuri. Nkuko Pawulo yabivuze ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Wambara ukuri iyo uciye muri Kristo Yesu. Sekuruza byanyu bya kera byose ukabivamo, ahubwo ukakira Kristo nk'umwami ukomeye mu bugingo bwawe. Ukakira Kristo nk'Imana ishobora byose. Ukakira Kristo nk'umuturanyi. Ukakira Kristo nk'umuntu ugufasha gukora ibyakunaniye. Yesu nashimwe.
rero kwakira Kristo ni intambwe ikomeye mu Kristo agomba gukora kugira ngo agire ukuri muri we, agire ukuri muri we. Twamaze kubona ko ukuri ari Kristo, ukuri ni Yesu Krito, ukuri ni Yesu Krito. Yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nta mujyanye. Sunashimwe, ninjye nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo, ndetse ikindi nta ujya kwa data nta mujyanye. Uko kuri niko dukeneye muri iyi minsi, niko dukeneye ukabanza kwakira Kristo kugira ngo ubashe ugire uko kuri. Ndetse indi ngingo ya kabiri yatuma ugera cyangwa se wakira ukuri muri wowe ni ugusoma ndetse no kuzirikana ijambo ry'Imana buri munsi, ni ugusoma ndetse no kuzirikana ijambo ry'Imana buri munsi. Muribuka amagambo twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Hano ibice 17:17 bavuze ngo ijambo ry'Imana ni ryo kuri, ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Inshuti muvandi, tugomba gusoma keshi tugatunga ukuri muri twebwe binyuze mu ijambo ry'Imana, tugatunga ukuri muri twebwe binyuze mu gusoma ijambo ry'Imana budasiba ndetse n'ubudacogora. Tugasoma ijambo ry'Imana buri munsi kandi rikabasha kuduhindurira ubuzima, tukabasha guhindurirwa ubuzima nabwo. Yakobo yaravuze ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo hanyuma akaza kwibagirwa. Inshuti muvandi, kumva ijambo ukaryumva ukaryigisha cyangwa se ukarisoma, ariko nyamara si ukora ibyo ijambo rikubwira, umeze nka wa muntu wireba mu ndorerwamo ariko nyuma akaza kwibagirwa. Yesu Krito duhana umugisha. Umuntu ureba ijambo cyangwa se wumva ijambo cyangwa se akabwirwa ijambo nyamara sakora ibyo ijambo rimubwira, ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo, ameze nk'umuntu wireba mu kirori, ameze nk'umuntu wireba muri minwari, ariko nyuma yaho akaza kwibagirwa ukuntu yasaga. Gusoma ijambo ry'Imana rikatubera umutsima. Twabonye ko ijambo ry'Imana ari umutsima. Ijambo ry'Imana ni umutsima, ni umutsima ujya ubasha gutunga ubwoko bwayo, ni umutsima wabashije gutunga Abisirayeli mu butayu. Imana ibahereza amanu kubw'ijambo, Imana ibahereza amanu. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndetse ikindi kintu cyatuma umuntu yakira ukuri, intwaro y'ukuri muri we, ikintu cyatuma umuntu yakira intwaro y'ukuri muri we ni ukureka ikinyoma n'igisa nacyo ndetse no kwicuza. Amen. Ni ukureka ikinyoma ndetse n'igisa nacyo ndetse no kwicuza. Yesu nashimwe. Kureka ikinyoma ndetse n'igisa nacyo ukongera ukicuza. Sunashimwe. Hari abantu tugera tukagera mu byaha, tugakora ibyaha, tugakora ibyangwa n'amaso, ariko si aho kwicuza mu mitima yacu. Tukabona Kristo ntabwo tukijyana, ntago kituyobora, ariko si twicuza mu mitima yacu. Dukeneye kwicuza, tukatura n'ibyaha byacu kugira ngo dukizwe, hanyuma tukareka ikinyoma n'igisa nacyo, ubundi tukakira ukuri ariko Kristo. Gusenga dusaba umutima w'ukuri. Haleluya. Zaburi ya 25:5 haranditswe ngo anyigisha ukuri kwawe, unyigisha ukuri kwawe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Ni wowe Kristo. Unyigisha ukuri Kristo. Tugasaba Imana ikatwigisha ukuri kuko ari yo Mana y'agakiza kacu. Ariyo Mana y'agakiza kacu. Reka dusabe Umwuka Wera atwigisha ukuri kuko ariyo Mana y'agakiza kacu. Nshuti bavandimwe, dukeneye gusaba ukuri guturuka ku Mana, hanyuma kugira ngo uko kuri ariko kutubatura, Twari turi ku ngingo ya mbere, mu nsanganyamatsiko yacu inshyashya cyangwa se mu nyigisho yacu nshyashya, gukenyera cyangwa se intwaro, uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Twari turi kwiga gukenyera ukuri. Twasanze mu Befeso ibice 3:14 niho batubwiye ngo dukenyere ukuri, ndetse twambare igikingira igituza, ariko gukiranuka. Twavuze ku kuri, twavuze ku nshingano, twavuze ese ukuri ni iki. Twabonye ko ukuri ari Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni imibereho. Nshuti bavandimwe, uko tubayeho kugaragaza ukuri kwacu. Yesu Krito niwe kuri, ijambo ry'Imana niko kuri, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niko kuri. Yesu nashimwe. Yesu Krito aduhana umugisha. Rero ndabashimiye kubw'ijambo twumvishe. Tuzahura ku nyigisho ya kabiri tuvuga
ku nsanganyamatsiko ya kabiri kandi ivuga kwa mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kwambara gukiranuka byo bisobanura iki? Ese gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza byo bitwigisha iki? Icyo cyuma gikingira igituza cyangwa se antibare yo isobanuye iki? Hano twarebaga umukandara ni imyambaro umwami yatubwiye yo kwambara mu gihe tugiye ku rugamba, mu gihe tugiye kurwana na ya myuka itagaragara. Bwa mbere tubonye yuko tugomba gukenyera ukuri, beriti yacu cyangwa se umukandara wacu ni ukuri. None tugiye kuzareba ikindi antibare yacu izaba ari icyuma gikingira igituza, antibare ariko gukiranuka. Ese gukiranuka Kristo abivugaho iki? Bibiri bivugaho iki? Ibisobanuraho iki? Yesu Krito azabana natwe. Yari inyigisho ya mbere. Imana yacu iduhana umugisha kandi ikomeze ibakomereza amaboko. Reka dusenge. Mwami tugushimiye ndetse ineza n'urukundo ugira. Tugushimiye ko ukuri ari wowe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Ikindi nta umuntu ujya ubasha kujya kwa data n'umwe utamujyanye. Ni wowe nzira. Nta yindi nzira dufite, nta nzira y'ababyeyi, nta nzira y'inshuti n'abavandimwe, ngo tunyure mu nzira zifunganye, ngo kuko inzira ifunganye ari inzira ijyana abantu ku Mana, ariko inzira ngari yari ijyana abantu kurimbuka. Iyo nzira mwami ni Kristo, iyo nzira ni ukuri, niko wowe uri ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Twabonye ukuri twagusobanukiye Yesu. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Twohereje Mwuka Wera kugira ngo aya magambo ayakomereshe imbaraga ndetse n'ubushobozi bwinshi. Hanyuma mwami kugira ngo udushoboze kandi uturengere. Icyo ushatse ndetse n'icyo ushima ariko kibaho. Turasenze cyane kugira ngo turengere muri byose, mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Shalom. Imana ibahereze umugisha.